umunsi udasanzwe ku banyeshuri basaga 196 basoje amasomo yabo y'imyuga n'ubumenyingiro muri RWTVT Center umuhango wabereye i Kigali Kicukiro kuri stade ya IPRS. Bamwe mu banyeshuri bahemamye ubumenyi zabo bagaragaza ko banyuzwe n'iki gikorwa kidasanzwe bateguriwe n'uyu muryango utari uwa leta wa RWD, ndetse bashima cyane ko barabatekerejeho ukanabashyiraho ishuri rya RWTVT Center naryo bakesha ubumenyi bafite uyu munsi. Muhawenimana Christine, umwe mu bize ubudozi, asobanura icyo bigiye kumumarira ndetse no kumufasha mu buzima bwe bwa buri munsi. Narigiye imyuga nabaga mu rugo mpoza amatani nkakubura bikarangira, ariko aho natangiriye imyuga narize turasoza, ariko njye nakomeje no gukora. Ubu urugo rwanjye rugiye gutera imbere kuko ninjiza n'umugabo akinjiza bizaba ari byiza. Oya, ntabwo nzajya negereza ko umugabo nzajya n'igihe nakoze cya kinini nasabaga umugabo nzajya nyishakamo. Mu bijyanye n'aya masomo twiga dutekereza twakoze aturiye ibintu bimeze neza, natwe n'ukuntu natwe badufashije twafata nk'abana runaka nabo tukabigisha n'ubundi nabo bagakomeza umurimo w'uwo natwe. Usibye abize ubudozi hari n'abize indi myuga inyuranye, harimo n'iyari isanzwe imenyerewe cyane ko ikorwa n'abahungu gusa, harimo nk'ubukanishi bw'amagare ya siporo ndetse n'ubusuderi. Ishimwe Marie Rose, umunyeshuri wize ubusuderi, agaragaza ko basezeye ku bushomeri kuko icyizere n'ubumenyi bafite bihagije ngo babashe kuba batangira gukirigita ifaranga, ndetse banakureho imyumvire mibi igaragaza ko hari icyo umuhungu yakora umukobwa atabasha. Icyo bimfasha nyine ni ukwiteza imbere. Ngiye nyine nk'impamvu nahisemo gusudira, rimwe na rimwe nyine hari abantu bavuga ko abakobwa gusudira atari imirimo yabo, ariko nyine ngewe nahisemo guhinyuza ko ibyo bavuga atari byo, niyo mpamvu mbikora kandi mbikora mbikunze. Icya mbere cyo bimfasha kwiteza imbere, kubona akazi, gukemura ibibazo bimwe na rimwe mpura nabyo mu buzima. Ibyo nize bigiye kumfasha kwiteza imbere, gukemura ibibazo bimwe na rimwe mpura nabyo mu miryango, kandi ndi kumva nyine hari aho nzava n'aho nzagera hashimishije. Bwana Mwiseneza Jean Claude, umuyobozi w'umuryango wa Land Work Develop, usanga ufite intego yo guteza imbere urubyiruko ndetse no kuzamura umugore n'umwana w'umukobwa, agaragaza ko nubwo aba basoje kwiga ariko bazakomeza kubakurikirana umunsi ku munsi ndetse no kubaba hafi. Ariko cyane tujyanisha mu guha umwana w'umukobwa ubushobozi bwo gukora imirimo yitwa iy'abahungu, kuko nabo barayishoboye kandi bayikora neza. Ibyo bize n'ubundi biri muri gahunda rusange y'iterambere ry'igihugu, nabo binjiye ku isoko ry'umurimo, ariko icyo nanavuga nuko ubumenyi butajya bushira, ntabwo burangira, kuko iyi gahunda ni short course y'umwaka umwe, ariko bivuze ko n'ubundi tuzakomeza kubakurikirana muri workshop zabo zitandukanye. Abandi batangiye kudoda, abandi bari mu salon de coiffure nk'uko mwabyumvise. Ubu rero hamwe n'iriya miryango dufatanyije, abatarabona ibikoresho bagiye guhabwa ibikoresho, hanyuma nibirangira noneho nabo batangire bakore, tujye dukurikirana ko ibyo bakora babikora neza, dore ko twabigishije n'ibijyanye no kwihangira umurimo, entrepreneurship. Ubwo rero tuzakomeza kubaba hafi kugira ngo turebe ko babikora uko bikwiye. Kuva mu mwaka wa 2014 imibare igaragaza ko RWD imaze gushyira ku isoko ry'umurimo abanyeshuri barenga 7,000. Irene Mutijima, RWD, Kigali.